ko ari bo bonyine Imana yumva bagomba kubasengera, kandi ikindi nanone bakarenzaho akantu ko gusaba agafaranga. Akantu ko gusaba agafaranga niko kabi mu bakozi b'Imana. Ngenza bivuga byose ndabizi bazanyanga, ariko ndagira ngo mbabwire yuko wowe uteze amatwi ukwiriye kubaha Imana. Ukwiriye kubaha Imana ukareka ingeso mbi, ukwiriye kubaha Imana ukareka inzira y'ubuyobe, ukwiriye kubaha Imana ukayihindukirira, ukamenya icyo Imana igusaba n'ikikubuza, kugira ngo Imana ikugirire neza uzabone ubugingo buhoraho. Bitagenze gutyo kurimbuka kuri ku buzima bwawe. Reka mubwire nongere nkwibutse ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Utazibesha yuko ubuzima bwawe buzarangirira muri iyi si, ahubwo numara kuva muri uyu mubiri uzakomeza mu bundi buzima, ndetse n'uzaba warubashye. Welcome to Gorilla Gospel TV channel yanyu. Hello, nange kugusuhuza wowe uteze amatwi ndetse uri gukurikirana Gorilla Gospel TV. Uruha agaciro cyane kuba warahisemo kubana natwe kuri Gorilla Gospel TV, ukinjira mu muryango wa Gorilla Gospel TV. Twibutsa abantu ko yari chaîne ndetse ivuga ijambo ry'Imana, ndetse igamije kuvuga ijambo ry'ukuri ry'Imana, ndetse tubibutsa yuko turi mu bihe bya nyuma, kandi ibihe ijambo ry'ukuri ry'ingume ribuze mu bantu, kandi abantu bakeneye ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Uko niko Yesu Kristo yabwiye abantu. Rero tukatubwira ngo ntahandi wakura ukuri kw'ijambo ry'Imana usibye kuri Gorilla Gospel TV show. Reka nkubwire ngo nimba warakoze subscribe uri umunyamahirwe, kuko hari byinshi cyane uzagenda wumvira kuri iyo chaîne utashobora kumva ahandi. Kandi nawe niba utarakora subscribe, nyaboneka wicikwa, kora subscribe n'amasegonda make cyane ukaba winjiye mu muryango wa Gorilla Gospel. Nta kindi kiguzi bisaba, maze tukabana umunsi ku wundi, ukajya ubana natwe ndetse ufungurana ibitekerezo natwe. Biremewe cyane kuba watanga ibitekerezo muri comments ukagira icyo uvuga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku bintu bine ushobora kuba wabona mu rusengero usengeramo, cyangwa se mu rusengero urwo ari rwo rwose wateganyaga gusengeramo ugahita wiruka ukaruhunga. Uyu munsi wa none turagira ngo tuganire ku kijyanye n'insengero ndetse n'ibigusha. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Birakwiriye yuko abantu tugomba kumenya yuko Satani yaguye ibirindiro. Satani yamaze kwagura imikorere. Narababwiye ubushize ni Satani ubu ngubu yamenye gushinga isengero. Satani yamenye kwimika abapasiteri, kandi abo bose bavuga mu izina rya Yesu. Ibyo nta kindi abikorera bayobye abana b'Imana. Abikorera kugira ngo bayobye abana b'Imana. Niyo mpamvu natwe turi hano, kandi tubibwirijwe na marayika w'Imana, kugira ngo tubabwire ukuri, kugira ngo tubamenyeshe ukuri, kugira ngo tubabwire uburyo mugomba kwitwara, mwitwararike, kubera ko turi mu bihe bigoye. Kandi reka nkubwize ukuri wonteze amatwi, igihe turimo ni igihe gikomeye kigoye, kandi umuntu wese asabwa gusenga. Reka nkubwire ngo urusengero ubundi ni iki? Urusengero ni ahantu hateganyijwe kugira ngo hasengerwe, sibyo? Urusengero ni ihuriro ry'abantu ndetse bishyira hamwe bizera Kristo, bagahurizwa hamwe no gusenga. Sinzi niba unteze amatwi unyumva cyane. Uyu munsi wa none ntabwo insengero zimwe na zimwe zikiri insengero zo gusengerwamo, ahubwo zahindutse insengero zo gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ari byo tugiye kukubwira kugira ngo ubashe kubimenya, nyabuna uhunge hakiri kare. Reka tubanze dusome ijambo Matayo 20:13. Harababwira ngo Yesu
reka duhere kuri 12 tugeze kuri 14. Haravuga ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye, ndagaruka kuri rino jambo. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze n'abana bavugiye mu nsengero amajwi arenga bati, Hozana mwene Dawidi. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Yesu ngamaze kubona, ngageze mu rusengero, ngasanga bari gucururizamo. Urusengero rwahindutse business. Ngo Yesu afatwa n'uburakari. Amaze gufatwa n'uburakari, ngahirika ibintu byose bakoreshaga ubwo bucuruzi. Muri make arasenya. Hari ibintu bibiri yibanzeho. Iravuga ngo yahiritse ameza y'abavunjaga ifeza. Mu yandi magambo, urusengero rwari urwo gusengerwamo, rwari rutakiri urwo gusengerwamo, rwarahindutse urwo gukoreramo business, rwo gushakiramo amafaranga n'ubutunzi. Rwahindutse ahantu ho gushakiramo ubutunzi. Icya kabiri, n'abantu bagurishirizagamo inuma. Uramutse wumvishe bino bintu, ushobora kwibwira ngo Satani ibintu ari gukora uyu munsi ni ibintu bije vuba. Hoya, Satani iteka ryose yibanda ku rusengero kugira ngo ayobye abantu. Byari byarakiriwe, byaramenyerewe. Ahasengerwaga, abantu barahafata bahindura aho ubucuruzi. Batangira gukoreramo ubucuruzi bwo kuvunja ifeza, ndetse batangira gukoreramo ubucuruzi bwo gucuruza inuma. Ariko ndaza kugaruka no ku mpamvu Bibiliya igarutse kuri ibi bintu bibiri, ifeza n'inuma. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu byamuteye agahinda. Yesu byamuteye kumva afite umubabaro muri we, ndetse ahirika asenya ibyo bintu byose. Kubera iki Yesu yasenye bino bintu? Ni ukubera ko Yesu atemera ibi bintu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo niba wumva bimwe muri ibi bintu ngiye kukubwira uko ari bine, nyabuna hunga, kuko ubugingo bwawe buri mu kaga. Utitaye ku rusengero urimo, kubera ko uyu munsi hari ikintu Satani yamaze kwimika mu bantu. Yamaze kubwira abakristo ko batagomba kuba abakristo nyabakristo, ahubwo bagomba kuba abafana b'amatorero. Ntabwo uyu munsi bikiri ikibazo kumva umuntu arimo aravuga ko ari umuntu runaka, ngo ukumva umuntu aravuze ngo ngewe ngo ndi umugaturika, ngewe ndi umwadeperi, ngewe ndi umusilamu, ngewe ndi umudive. Ugasanga ikintu yibanzeho cyane ni idini. Abantu turimo turahinduka abanyedini, kandi amadini yadushishikarije kuba abanyedini kurusha uko tuba abakristo. Uyu munsi ndakubwira ngo nyabuna wikwibanda ku idini, ahubwo wowe wari ukwiriye kwibanda kuri Kristo. Wari ukwiriye kwibanda ku nzira Kristo yaje kukwereka, kuko icyo nicyo kizaguhesha agaciro, kuko icyo nicyo kizaguhesha ubwami bw'Imana. Ntabwo idini ari ryo rizaguhesha ubwami bw'Imana. Ndakubwira kandi ntega
tega amatwi unyumve, aho waba usengera hose yego si bibi, ariko reka nkubwire ngo ntabwo ukwiriye kwibanda ku idini, ngo ahubwo ukwiriye kwibanda ku bwami Imana yakuzaniye, ukwiriye kwibanda ku nzira Imana yaje kukwigisha, ukwiriye kwibanda ku bukristo. Ubukristo ni imibereho yo kubaha Kristo. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe. Ngo Yesu ageze mu rusengero ngasanga harimo abantu bahinduye urwo rusengero ubucuruzi. Uyu munsi wa none nje kukubwira yuko hari ibintu bine ugomba kumenya ndetse ukabireba ugashishoza, wabona bihari mu nsengero usengeramo ugahunga ukiruka. Icyambere, ngo Yesu yasanze abantu muri urwo rusengero barimo baravunja ifeza ndetse n'abandi barimo baragurisha inuma. Ibi bishatse gusobanura iki? Ibi ni imitwe Satani yakunze gukoresha kuva kera, ariko afite icyo ashaka gukora. Twese tuzi neza yuko inuma ari ikimenyetso cya Mwuka Wera. Niko bimeze, ndagira ngo unyumve neza. Inuma ni ikimenyetso cya Mwuka Wera, bishatse gusobanura ko Yesu atishimira insengero zifite Mwuka Wera muhimbano, zifite Mwuka Wera ariko udaturutse kuri Kristo. Ibi nibyo maze iminsi mbabwira mbigisha, mwebwe mutari muzi ariko mwibwiraga ko muzi. Hari abantu benshi bamaze kumenya insengero zimaze kujya zuzura abantu bititiza cyane, bavuga ngo rebo sekele rebo sokol, ibintu bigambo bidafite gahunda, ndetse bakavuga yuko ari Mwuka Wera ubatumye kuvuga ibyo bigambo. Nyamara ibyo bintu nta hantu na hamwe tubisanga muri Bibiliya. Ibyo bintu ndagira ngo nkumenyeshe ngo igihe cy'imanuka ry'Umwuka Wera tuzi neza ko ubwa mbere yamanukiye intumwa za Kristo ubwo yari amaze kuzamuka ajya mu ijuru, ariko izo ntumwa nta hantu twigeze twumva zivuga ayo magambo n'ayo majwi ngo rebo sekere. Oya, nta na hamwe twigeze twumva ibyo bintu, ngo ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo Bibiliya iravuga ngo intumwa zuzuye umwuka ngo zitangira kuvuga mu ndimi ariko ziri mu isi. Mu yandi magambo, zatangiye kuvuga mu ndimi zumvwa n'abantu bari bari hafi aho ngaho. Ndetse ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo nyuma yo kuvuga izo ndimi, abantu bari bateraniye hafi aho ngaho b'abanyamahanga batangiye kwibaza ngo aba bantu se bakuyeho izi mbaraga zo kuvuga indimi zo mu bihugu byacu? Biratangaje cyane ko uyu munsi rero uzasanga urusengero rufite umushumba wirirwa wititiza ngo yahanuye. Iki kintu mugomba kucyitondera bene data, mugomba kwitondera iki kintu, kuko ni kimwe mu maturufu Satani arimo arakoresha kugira ngo agushe abana b'Uwiteka. Ni kimwe mu maturufu Satani arimo arakoresha kugira ngo abana b'Imana babashe kutagera mu bwami bw'ijuru. Nabanje kukubwira ngo intego y'urusengero nta yindi ni ugusengerwamo, ni ukugira ngo abantu baterane basenge, bahuze umutima basenge. Ndagenda nkubwira byinshi mu ijambo ry'Imana uko rigenda ribivugaho. Haleluya, Imana yacu ni ishimwe. Icya kabiri uzabona ukavuga ati ibi ngibi byakomeye, urusengero uzasanga rwigisha abantu ibijyanye n'ubukire. Pasiteri nta kindi yibandaho ni ukubwira abantu ngo Imana ije kuguha ubukire. Pasiteri nta kindi agushaho ni ukubwira abantu ngo Imana igiye kujyana muri Amerika, Imana igiye kugukorera ibi na biriya. Reka nkubwire ngo urwo rusengero rwitondere cyane, urusengero rwuzuye ubuhanuzi, urusengero rurangwa no gukora ibitangaza biri aho ngaho, ariko wowe ubona ukabona ni ibitangaza ariko nyamara atari ibitangaza. Reka nkubwire ngo ubu buhanuzi
rimwe na rimwe hari igihe akubwira amateka ukumva ko kajyanye n'ubuzima bwawe, ariko ndashaka kukumenyesha yuko umuntu wese uguhanuriye ntabwo biba ari uko aba ari umukozi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo hariho abantu bafite imbaraga z'abadayimoni kandi bahanura neza cyane. Reka nkubwire ngo abakozi b'Imana, ndabivuga nk'umuntu ubihagazeho kandi wabyiboneshereje amaso, bajya ikuzimu benshi bakajya gukora nta nubwo bagera ikuzimu, bajya mu bapfumu bakajya gusaba imbaraga zo guhanura, kubera ko, reka nkubwire ngo iyo umuntu amaze gupfa cyangwa se reka mvuga ijambo abazimu. Ijambo abazimu, umuzimu ubundi ni umuntu uba warapfuye, warazimye. Mu Kinyarwanda cyiza ijambo abazimu bisobanura kuzima k'umuntu. Ni umuntu uba warapfuye utakiri muri uyu mubiri, ariko iyo umuntu amaze kuva muri uyu mubiri aba afite ubushobozi bwo kumenya. Haleluya. Abafite ubushobozi bwo kumenya ibyabaye n'ibyahise ndetse n'ibizaza, kuko ndagira ngo nkwibutse ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mu yandi magambo, hari ubundi butwara Imana yahaye umuntu rero nubwo yaba ari umunyabyaha akava mu mubiri, abasha kuba yabona ibyo bintu byose. Ntimuzatangazwe nuko hari abapasiteri cyangwa se abita abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi muzumva bari kuvuga ngo bakaguhanurira iby'ubuzima bwawe, bakaguhanurira bimwe mu bintu ugenda uzi nawe wiyiziho by'ibanga ryawe, kugira ngo bakunde bakwemeze ko ari Imana ibatumye. Reka nkubwire ngo reka kwizerera muri ibyo bintu, kuko rimwe na rimwe akenshi uzasanga mwene abo bantu ikibatera kuvuga ibyo ngibyo ni ukugira ngo bibonere indamu. Uzasanga bakunda gushaka no gusaba indamu. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none ntuzabura no kubona urusengero aho abantu bahagarara ku ruhimbi rwera rwakabaye kuba ruvugirwaho ijambo ry'Imana, akavuga ngo reka nguhanurire, ngo ariko ngo banza uzane amafaranga runaka ngo kugira ngo nkubwire iby'Imana imbwiye. Ibyo bintu ni ubusambo, ni ubunyoma. Ijambo dusanga muri Matayo 21:14, muri Matayo 11 igice cya 13 arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye zitwiye gusengerwamo, ngo ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Abantu biyita abakozi b'Imana muri kino gihe bigize abambuzi, birirwa babwira abantu ibintu byo kwambura no gushukana, bitwaje ubuhanuzi n'ibitangaza bya feke. Ndakubwira ngo unteze amatwi b'amaso, kuko Satani yakojeje umurego mu gukora ibintu bituma ugomba kurimbuka. Benshi mu bantu wizeraga cyangwa se wizereramo, reka nkubwire ngo imbaraga bafite rimwe na rimwe ntabwo ari iza Kristo. Reka nkubwire ngo imbaraga bafite rimwe na rimwe nizo bakura mu bapfumu. Reka nkubwire ngo rimwe na rimwe imbaraga bafite nizo bagiye kugura, kugira ngo bakunde baze bakwemeze, bagukomve ku mutima, nawe wumve ko kuri mu rusengero rw'Imana. Birakwiriye ko wowe untega amatwi ubasha gukanguka, kugira ngo Imana ikugirire neza, itabara ubugingo bwawe. Intego y'urusengero si uguhanura, intego y'urusengero si ukwigisha abantu ibintu bijyanye no kuba umukire, kubera ko abisi bazi kwigisha ubukire kurusha mu nsengero, kubera ko hari amashuri yigisha ubukire ndetse no gushaka ubukire kurusha abantu bo mu nsengero. Ibyo rero ntabwo ari ukwiriye kujya gushakira ubukire mu nsengero, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimushakishe ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Ariko insengero z'ibinyoma, insengero Yesu adashima, za zindi twabonye Yesu agenda agasenya, uzasanga zirangwa no kwibanda ku kwigisha iby'ubutunzi, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ubutunzi tuzabuhabwa nyuma yo kugira ubwami ndetse yo gushaka ubwami bw'Imana. Haleluya. Ikindi kintu turi bugarukeho, uzasanga urusengero rugamije kubwira abantu, rugambiriye kubwiriza abantu ariko badafite indangagaciro za Kristo. Yewe ugasanga hari bamwe ugasanga hari muri bimwe mu uzasanga imwe n'izi nsengero ari insengero
zigera zibuza abantu bimwe na bimwe mu bintu bibiri ibuza. Ugasanga rwose urwo rusengero indangagaciro za Gikristo ntago ruzigenderaho. Ugasanga rwose umukristo waho ni wa mukristo ugomba kuza yiyambariye uko ashaka, yiyambariye uko abonye, bitahesha agaciro Imana, ariko bikaba byemewe. Izo nsengero ni insengero Satani arimo arakoresha kugira ngo ahumurize abantu yuko nta kibazo kwambara uko bashaka. Ariko reka nkubwire ngo Imana iravuga ngo urusengero rugomba kwigirwamo indangagaciro za Gikristo. Ariko mwene izi nsengero uzasanga zitibanda kuri ibyo bintu, zitabwira abantu ibijyanye nuko bagomba kwitwara, kubera yuko baba bavuga ngo nitubabwira ibyo ngibyo ntabwo bari budukurikire, nta nubwo bari buduturira amaturo, ndetse ntabwo bibanze ku bintu byatabara ubugingo bwawe, ahubwo bibanze ku bintu byabazanira ubutunzi n'indamu. Icya gatatu, urusengero uzasanga abapasiteri bashaka ubwamamare. Hari insengero uzagenda ugasanga pasiteri yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abone imbaraga zo gukora ibitangaza, ndetse ugasanga pasiteri rwose afite amabodyguard, afite abantu bamuherekeza cyane, yigize igitangaza. Reka nkubwire ngo umupasiteri ahava akagera, ijambo ry'Imana ritubwira yuko agomba kwicisha bugufi ndetse akegera intama ze. Ariko uyu munsi wa none insengero zitandukanye kugira ngo umukristo azabone umushumba cyangwa se umupasiteri bimusaba gusaba audience, ndetse bakamuha iminsi n'iminsi. Bakamuha iminsi n'iminsi. Ariko waba ugiye gushaka gukora business runaka, icyo gihe bahita baguhuza nawe byihuse. Hari insengero rero zifite abapasiteri batitaye ku bibazo abakristo babo bafite, batitaye mu gusengera abakristo, batitaye ku terambere ryo mu mwuka rw'abakristo, ahubwo usanga bo bashaka kwamamara, bashaka kumvikana kurusha uko Kristo yamamara, bashaka gukora imirimo ngo bamamare kurusha uko Yesu Kristo bavuga yakwamamara, ngo bazaba bavuga kwera, ndetse ariko imirimo bakora ihakana kwera kwabo, imirimo bakora izaba ihakana kwera kwabo. Nyabuna nubona abantu bameze gutyo, hunga wiruke, kubera yuko ubugingo bwawe buri mu kaga. Urusengero nanone rwibanda ku kintu kijyanye n'ikintu nakwita entertainment, cyangwa se ibintu bijyanye no kwishima, ndetse no kwishima, kubyina, kuririmba, ndetse mbese barakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bahugishe abakristo, banezerezwe n'ibyo bumva mu ndirimbo, banezerezwe n'abahanzi runaka, banezerezwe n'imbyino runaka. Uzasanga benshi bakunda kuzana amateatre, barakora ibiki, ariko intego yabo atari ukugira ngo bavuge ubutumwa, ahubwo intego yabo ari ukugira ngo babone ikintu gihuza abantu, maze bagane bazajya babagarukaho, kubera yuko ijambo ry'Imana yavuze ngo mu bihe bya nyuma ngo abana b'abantu bazaba batagishaka ijambo ry'ukuri ry'Imana, ngo ahubwo bashaka ibijyanye n'irari ryabo, ngo ahubwo bashaka ibijyanye n'ibyo bifuza. Imana yacu nitubabarire cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none kubura umukristo ariko gusenga kukaba kuri kure yawe, kubura umukristo ariko ukaba utakibasha kuba wakwegerana n'Imana ku ruhare rwawe ngo ubashe gusenga, uri mu buyobe. Nshuti mwene data, hindukira kandi umenye ko ukwiriye gusenga, ko gusenga nibwo buryo bwonyine bwo kwegerana n'Imana, kandi Imana ikaba yagutabara. Reka nkubwire ngo ushobora kuba warasenze uyu munsi wa none, abanyamadini n'abanyamatorero bamaze kutwigisha ko twebwe tutashobora kwisengera, bamaze kutwumvisha ko twebwe ntacyo twakora ngo twisengere, ahubwo barifata bigira nk'abahuza hagati y'abantu n'Imana. Reka nkubwire ngo icyo kintu Yesu yaje kugica, ngo ubwo yamaraga kubambwa ku musaraba, ngo igitambaro cyarahera ngo cyacitsemo kabiri. Ibyo nta kindi byari bisobanuye, byari bisobanuye ko buri wese yemerewe kugera ahantu Imana iri, byari bisobanuye ko buri wese ashobora kwisengera, byari bisobanuye ko buri wese ashobora kwinginga
Imana kandi ikamwumva. Ariko uyu munsi uzasanga abapasiteri benshi bigisha yuko aribo bagomba gusengera abantu Imana ikabumva. Uzasanga abapasiteri benshi bavuga yuko aribo gusa Imana igomba kumva. Ariko reka nkubwire ngo wowe unyumva kandi undeze amatwi, Imana iguha imbaraga zo kumenya yuko ukwiriye kwisengera, ukwiriye gusenga kugira ngo uvugane n'Imana, ukwiriye gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira muri Bibiliya rivuga ngo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nusenga kandi uzizere yuko ibyo usengeye ubihawe. Ikibazo abantu dufite muri kino gihe cya none, kwizera kwacu kwaragabanutse. Ikibazo abantu dufite muri kino gihe cya none, kwizera muri twe kwabaye guke. Ahubwo turashaka kujya mu bandi twizeye neza bitewe n'ibyo batwereka ko aribo bazi gusenga Imana ikabumva, bitewe n'uko bagiye gushaka imbaraga mu bapfumu cyangwa se mu bindi bitahesha Imana icyubahiro, kugira ngo baze bakubwire iby'ubuzima bwawe, nawe wemere yuko koko aribo bazi gusenga Imana ibwira, kugira ngo baze bakora ibitangaza rimwe na rimwe bitari ibyanyabyo bya feke, kugira ngo bakwemeze yuko aribo gusa Imana izi kubwira. Mu yandi magambo, aba bashumba ntabwo bitaye mu kubwira abantu ko Imana nabishobora kumva, ko bashobora kwisengera, ko gusenga ari ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Ahubwo barashaka kubwira abantu yuko aribo bonyine Imana yumva bagomba kubasengera, kandi ikindi nanone bakarenzaho akantu ko gusaba agafaranga. Akantu ko gusaba agafaranga niko kabi mu bakozi b'Imana. Ngenza bivuga byose ndabizi bazanyanga, ariko ndagira ngo mbabwire yuko wowe uteze amatwi ukwiriye kubaha Imana. Ukwiriye kubaha Imana ukareka ingeso mbi, ukwiriye kubaha Imana ukareka inzira y'ubuyobe, ukwiriye kubaha Imana ukayihindukirira, ukamenya icyo Imana igusaba n'ikikubuza, kugira ngo Imana ikugirire neza, uzabona ubugingo buhoraho. Bitagenze gutyo, kurimbuka kuri ku buzima bwawe. Reka nkubwire nongere nkwibutse ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Utazibesha yuko ubuzima bwawe buzarangirira muri iyi si, ahubwo numara kuva muri uyu mubiri uzakomeza mu bundi buzima, ndetse n'uzaba warubashye Imana. Imana izagutuza mu Yerusalemu nshya, aho abizeye Yesu Kristo bazanezerwa bakagubwa neza. Ngarika abantu bose batizeye Yesu ngo bagendere mu nzira yaberetse. Ikintu kizababaho nuko bazagenda mu irimbukiro, ndetse isi bazabamo muri icyo gihe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko izabamo abarozi, izabamo abagome, izabamo abantu badafite umutima mwiza, kandi bazarangwa no guhekenya amenyo kubera uburibwe n'ububabare bazasanga muri icyo gihe. Rero nakubwira ngo wowe unteze amatwi, ni byiza yuko umenya yuko kuba uri mu mubiri, kuba Imana ikiguhaye ubuzima ari amahirwe iguhaye kugira ngo ukiranukire Imana. Kuba Imana ikiguhaye ubuzima ari amahirwe Imana iguhaye kugira ngo uyihindukirire kandi ukore ibyo gushimwa nayo. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Reka ngusabire umwuka nsoza, navuga byinshi ariko sinshaka gutwara umwanya mwinshi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana y'imbaraga. Nkweretse uyu muntu neza amatwi kugira ngo Data mwuzuze imbaraga z'umwuka wera, kandi uhumura amaso yabashe kubona, kandi uhumura amatwi yabashe kumva. Uwiteka Imana, ijambo ryawe rirambwira ngo uri Elohim Adonai El Shaddai, uri Imana ishobora byose, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Kandi Data, bamenye ukuri kwawe. Ijambo ryatubwira ngo nibo bazabohoka. Rero tubohore natwe Mwami, utumenyeshe ukuri kwawe, uduhe Mwami Imana kugira indangagaciro za Gikristo, uduhe kugenda ndetse tube ibimenyetso bya Kristo muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.